Mwiriwe neza bavandimwe muri kundeba, nagiye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Imana ikomeze kubaho umugisha aho muri, kandi Imana ikomeze kubarinda, kandi Imana ibaho umugisha kuri support mukomeze kutugaragariza. Support y'ingenzi ni ukuri, support twishimira. Mwarakoze cyane kuba mwarakomeje gukurikira iyi channel yitwa The Word cyangwa channel yitwa Jambo. Impamvu iyi channel yitwa Jambo nuko ihagarariye ijambo ry'Imana. Ni ijambo ry'Imana, nta kindi, si ijambo wavuga, ahubwo ni ijambo nka Yesu Kristo. Ko biravuga ngo muri Yohana wa mbere ngo jambo ngo ni Imana, kandi jambo ngo yahoranye n'Imana, ngo nta cyaremwe kitaremwe nawe. Uwo niwe turi kuvuga, ni Yesu. Yesu niwe tuvuga, kandi ni Yesu tuvugira, nta wundi. Iyi video ngiye gukora ni video ishaka kugira ngo ibabwire se iyi channel Jambo origine yayo ni iyihe. Iyi channel Jambo The Word purpose yayo ni iyihe, vision yayo ni iyihe, icyerekezo, impamvu iriho ni ibihe. So iyi channel Jambo channel The Word yakozwe nanjye Seti Mukunzi, bamwe bazi nka Anisete. Iri yakozwe kugira ngo ibe igikoresho cyangwa ibe umuyoboro Imana izacishamo ukwizera, Imana izacishamo ibyiringiro, Imana izacishamo urukundo. Nicyo iyi channel The Word ibereyeho. So nawe muvandimwe, ushakisha ibyo bintu bitatu: ushakisha urukundo, ushakisha kwizera, ushakisha ibyiringiro, iyi channel The Word nicyo ibereyeho. Ikindi nuko iyi channel The Word nzajya mvuga ibintu bitandukanye, nzaganira n'abantu, tuzaganira ku bintu bitandukanye, amatopika atandukanye, ariko byose tuzabivuga tugendeye ku ijambo ry'Imana. Ntibizabatangaza nimvuga kuri economy, ntibizagutangaza inshuti nubona mvuze kuri kubiri kwisi buno biri kubaho, ntibizagutangaza nubona nzanye umuntu akavuga ku bintu bitandukanye, ariko byose tuzabivuga bigendeye ku ijambo ry'Imana. Tuzatunyura mu ijambo ry'Imana kugira ngo duse nk'abasobanura aho isi igeze, duse nk'abasobanura ese Imana ivuga kuri ibyo bintu ni iki. Purpose yacu ni ukuba igikoresho cy'Imana. Ni igikoresho cy'Imana izakoresha kugira ngo yuzuze ubushake bwayo kuri iyi si. Ubushake bw'Imana kugira ngo abantu bose bakizwe. Ubushake bw'Imana kugira ngo nawe uri kundeba wizere Yesu Kristo, umukurikire, kandi ube mu buzima bumugaragaza ahantu hose uzaburi. Niyo purpose yacu, ni ukuba igikoresho cy'Imana kugira ngo Imana idukoreshe. Ikindi vision, icyerekezo, aho dushaka kuganisha iyi channel, no kugira ngo izabe catalyst, izabe igikoresho, ya purpose igikoresho, no vision, no kugira ngo tuzazara abantu benshi cyane bashoboka kuri Yesu Kristo, kandi dukomeze namwe bamwe bamumenye. Nicyo tubereyeho, niyo vision dufite kuri channel The Word. Ndagushimiye kuri support itangaje mwagaragaje, uretse kuri YouTube no kuri Instagram no kuri WhatsApp n'ahantu hanze hatandukanye. Mugenda mutubonera, mukadukurikira, mukaduha feedback ku bintu mubibona. Ni ukuri biradufasha, kandi biduha n'icyizere yuko tuzagera kuri byinshi hamwe n'Imana, kandi hamwe na support yanyu ni ukuri tuzagera kuri byinshi. Uyu munsi nshaka kugira ngo mbabwire ese why YouTube? Why not Instagram? Why not TikTok? Why not? Niye mpamvu wahisemo gukoresha YouTube? Ko hari izindi platform zihari, n'ubundi turazikoresha, ariko niye mpamvu cyane wibanze kuri YouTube, kandi ushaka no kuyikoresha kurusha uko uyikoresha muri iki gihe. Murabizi bavandimwe, twageze mu gihe cya corona, ababyibuka ndibwira ni igihe kitazibagirana. Twari twafungiranye mu nzu, abantu, ubushakashatsi bugaragaza yuko abantu icyo gihe bagiye kuri social media barazireba. Abantu batari bazwi kubera social media barazamuka nka rokete. Abantu benshi batari bazwi baragaragara.
bitewe na social media. Ababizi mu gihe cya corona cya covid-19 guhera 2020 twagize ibiganiro bimwe na bimwe n'abasore, tugasengana ahantu hamwe yitwa kuri Shalom, tugasengana ahantu hamwe bita kuri Zoom, abajiya tugasengana, abasore tugasengana hamwe atandukanye dukoresheje ikintu bita social media. Icyo gihe kuri ngewe ni ikintu ntago nitaga kuri social media, nayabagaho nk'abandi, napostingaga amafoto, ngapostinga nk'utu video, ngapostinga nyine utuntu twanjye. Ako social media ntiyayibonaga nk'ari ikintu gikomeye umuntu yakoresha kugira ngo abe influence isi kandi asakaza ubutumwa bw'Imana. Niyo mpamvu muri iki gihe tugeze muri corona nagize amahirwe yo kuyobora urubyiruko kuri Zoom, nagize amahirwe yo kuba umuyobozi cyangwa umuntu wigisha abasore kuri groupe ya Shalom, abayizi murayizi kuri WhatsApp, na n'ubu turacyabikora twigisha urubyiruko. Ako nasanze yuko urubyiruko ahantu henshi warusanga ni kuri social media. Wirengagije ako kantu ko gukora ibintu kubishyira kuri social media, hari big part y'urubyiruko utazigera ubona bitewe nuko bibera ahantu utari. Niyo mpamvu twafashe umwanzuro, cyangwa nafashe umwanzuro ngiye personally wo kuvuga ngo reka aho abantu bari ariho tugenda. So kuvuga ngo nshaka kwigaragaza, so kuvuga ngo tuzi byinshi kurusha abandi. Hari ibyo uzi ntazi ngewe, hari icyo wavuga ngatangara, kandi si uko ibyo nzavuga byose azaba ari ukuri 100%. Ariko ngo ntangire discussion, mfungura ibitekerezo byawe, nkungura ibitekerezo, nawe unyungura ibitekerezo binyuze muri comment, binyuze muri feedback muzamutanga, kugira ngo tufatanye twubake umurimo w'Imana, dukore umurimo w'Imana muri iki gihe cyanyuma, kuko nicyo Imana duhamagarira nk'abasore. So igihe cyarageze, byasharamwe birarangira, hazamo Jia, turakomeje na n'ubu turacyagira Jia buri sabato ya gatatu. Turacyagira Jia buri sabato ya gatatu kuri Zoom. Abashaka muzajya mwatwandikira kuri Instagram, mwatwandikira kuri WhatsApp, hari numero aho hasi. Aho hasi mwaziriya mwakanda, hariho na groupe twakoze yo kuzayiga Bibiliya, kwiga Bibiliya buri kwa gatano nimugoroba. Please muze twige Bibiliya nuko. Join us kugira ngo twige. Come and join us so that we study Bible, so that we study the word of God, to understand what is God saying about our times, what is God saying about you, what is God saying about me, what is your calling. Ngwino twige ibyo bintu kugira ngo bavandimwe b'Imana tumenye abo turi muri Yesu, tumenye icyo twakora, abamumenye kugira ngo n'abandi bamumenye kandi basange Yesu. So igihe cyarageze, kubera icyo gitekerezo nagize igihe kirekire cyo gushiraho YouTube channel. Naravuze ngo akugira ngo nsitinge back, mvuge ngo ngiyewe namenye Yesu, reka nihorerere. Naravuze ngo reka dufatanye n'abandi b'urubyiruko, dukorana, dusakaze Yesu nkuko bikwiriye. Dufite korale bita Victory Singers turirimbana, ndumumemba muri yo. Dufite YouTube channel ya Victory Singers, dufite ahantu hatandukanye henshi kugira ngo dusakaze ubutumwa bw'Imana nkuko Yesu yabitubwiye ngo mugende, muri Matayo 28 ngo mugende musakaze ubutumwa. Reka nawe muvandimwe nukuri umenye yuko wari umuhamagaro wawe. Twahamagare kugira ngo Yesu amenyekane, twahamagare kugira ngo tumumenyekanisha ahantu hose, kandi mu bantu bazamumenyekanisha nta mumarayika urimo. Abantu bazamumenyekanisha ni ngewe nawe, ni wowe muvandimwe muri kundeba, uzagenda ukamenyekanisha ku kazi, ukamenyekanisha ku ishuri, ukamenyekanisha mu rugo iwawe, ukamenyekanisha ahantu hose.